Ni gute wakwibera mu Mana ibyawe byose ubuzima bwawe bwose ukabuharira Yahuwa? Niba ushaka kwiha Imana ubuzima bwawe bwose ukabushyira mu maboko y'Imana, iyi video ni iyawe. Ngiye kubasangiza ibintu 4 byabafasha kuba b'Imana, byabafasha kuba b'Imana yishimira. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 nicyo kigiye kudufasha. Harimo inzandiko nyinshi zagiye zandikirwa amatorero uko ahagaze mu murimo w'Imana, abatari mu murongo umwuka akabacyaha, ababwira kwihana, babe maso, bakomeze ibyo bafite ntibave mu murongo. Hanyuma bari mu murongo nabo nibo bazagendana nawe bambaye imyenda yera kuko bayikoreye ngo kandi izina ryabo ntirizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya! Ikazamwandikaho izina ry'Imana rishya. Icyambere rero wowe ushaka kuba mu Mana kugira ngo ibyo byiza duhishiwe ntuzabitangwe kuko ni byinshi kandi ni byiza. Icyambere muri ibyo 4 ni ugukanguka. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuri akazu yazo udakonje ntubire ngiye kukuruka. Ibyahishuwe igice cya 3 kuva ku murongo wa 15. Muri iki gihe dufite abantu benshi basinziriye bakazuyaza. Bumva ko kujya gusenga ku cyumweru bihagije. Bumva ko kuririmba muri korari bihagije. Bumva ko kuba abadiyakoni n'indi mirimo yo mu rusengero bihagije. Kandi bibereye mu byaha. Barasengera mu byaha, ibyo byose babikorera mu byaha. Abiyita abapasiteri, ababishop bihaye amatitire barabeshya abakristo babo, barabayobya ntibabereke inzira y'abakiriza ubugingo, ahubwo barabaroha muri rwa rwobo. Bakundwa, mukanguke mureke kuba akazuyazi Mwami atazabaruka. Mufate Bibiliya zanyu n'utayifite ayigure kuko nizabakiriza ubugingo. Icya kabiri ni ukwitaba. Kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Ibyahishuwe igice cya 3 kuva ku murongo wa 17. Wowe wumva ko wamenye Imana, abakristo b'iki gihe Umwami Imana arimo arabagaya cyane ngo izina mufite nuko muriho ariko muri intumbi. Nta mirimo mukora itunganye, mwibereye mu byaha, murasengera mu byaha, amategeko y'Imana aba kure, ntimuzi gutandukanya ikibi n'icyiza, ntimwubahisha izina ry'Imana ya Yakobo kandi bumva ko bakorera Imana. Umwami Imana arabahamagara ngo mwitabe, mugaruke, mwinjire mu murongo abashaka ko mugomba kubamo, mwihane, mushakire Imana umwanya, mutazatungurwa kuri wa munsi kuko azaza nk'umujura. Icya 3 ni ukwakira. Dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Ibyahishuwe igice cya 3 kuva ku murongo wa 18. Mu Mwami wacu Yahusha niho twerezwa ibyaha byacu, rero tumwakire atweze binyuze mu maraso ye, atweze ibyaha byacu byose bituma tugaragara nk'abambaye ubusa imbere y'Imana, atwambika imyenda yera twere nk'urubura, kandi adufungurira amaso tubashe kubona ibihe tugezemo, tubashe gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Icyanyuma kandi aricyo cy'ingenzi ari nacyo twese duharanira ni ugutsinda. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ibyahishuwe igice cya 3 kuva ku murongo wa 19. Fungurira Umwami yinjire mu mutima wawe, igenzure urebe uko uhagaze mu mubano wawe n'Imana. Ese ukurikiza amategeko y'Imana?
ese ufata umwanya ugasoma Bibiliya? Ese nturi muri babandi bavuga ngo bakunda Imana ariko umunwa gusa ugasanga ibyo bakora n'ibyo bavuga ntibihuye n'ibyo umuntu wamenye Imana? Bakundwa, mwihane mube maso, umwanzi ntabaherane kuko arimo arakora cyane kuko abona igihe cyamushiranye. Mukanguke mwitabe, hanyuma mwakire mutsinde wa mubi kugira ngo amazina yacu ntahanagurwe mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo umwami wacu azaturira amazina yacu imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Haleluya! Murumva atari ibintu byiza kumva izina ryawe rihamagarwa? Murebe no mu isi, wakwifuza kuba uzwi na perezida? Wakwifuza kuba perezida kuzi akuvuga nkanswe noneho Imana yawe, umuremyi wawe, umuremyi wa byose, utegeka bikaba, ufite ubugingo bwawe mu biganza? Bakundwa, ibyo duhishiwe ni byinshi kandi ni byiza. Mureke kuba akazuyazi, mureke dukorere umwami byuzuye, mureke duhe Imana yacu umwanya. Reka mbasigire ikibazo: ni iki kibabuza kwibera mu Mana? Kugisubiza ni ukwisuzuma, ukareba wowe n'Imana yawe umubano mufitanye, hanyuma wabona bidatunganye ugakora ibikwiriye. Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa. Lion of Judah.